cyane uruhande rwa mama wawe reka njye nicara aha ntacyo cyane mama aho mwicara bikoze Kodina nawe rwose udashimisha kwe uyu si umubyeyi nkanjye mureba hano kwi ni ukuri kw'Imana umubyeyi rwose ntabwo ashaka kugushimira Thomas dore aho nibereye ahangaha Dina wowe wamushimira umuramu witwa Thomas wayavugisha ukuri uhagaze ku maguru yawe uhagarare rwose nk'umuntu w'umunyakuri ubona washimira uyu mwana uramuhungu mama kwi urakoze kunenguha ibi bintu sinzi ikintu bikoreye uranengushye urambabaje umbabarije umutima gusa tugiye guhangana pe tugiye guhangana hata dore nguyu nawe tuba tubivuganaho buri munsi arebwe n'Imana tuba tubiganiraho tubyemeza tubihagazeho rwose ko utashakana na Thomas dore nguyu kubeshyera kamwe data kwindo akuzandika mu ikibazo cy'amatsiko uri umubyeyi na mama ni umubyeyi mwese muri ababyeyi ese urukundo rwanjye na Thomas murufite muziye business ese gufata umunsi w'ingenzi mu buzima bwanjye mukawangiriza mukaza hariya mukanteza bisi niko nabyita ibirori mukabyangiza bitarangiye nziza amerwe ndakubona akwinjiza mbabarira Fanny uriya munsi nitwaye nabi narakosheje ndabizi ariko basi ndakwinjiza Patrick wabonye ibintu wakoze urabibonye usigaye ugiye kuri umukozi wo mu rugo ukarenga imirongo ese urabizi neza ko hari abakwirukana baza no gukora n'iwacu ese buriya wisanzwe uri gukora iwacu warankoreye biriya bintu ukansuzugura kari akagera ukansuzugura ku rwego wagira ngo simbizi Fanny ndabizi ko hari abanyirukana pe niyo mpamvu nanjye nifuje kugusaba imbabazi sibyo ndakwinginze mbabarira Fanny hariya narahubutse nakoresheje imbaraga z'umurengera nanjye naritaye ntunamugire inama ngo umubwire ngo biriya bintu ntibikwiye ntituba turi kumwe ntitugendana ese buriya bibamariye iki turi kumwe mama kwi ese anti nacumiye iki gituma munkorera ibi bintu byose ese basi mbwira nimba iyo atari mama wanjye mbimenye basi mbwira wowe uri inshuti wenda ushobora no kuba bizi mbwira nimba atari mama wanjye mbimenye menye ngo nta mama ngira cyangwa se ni mukadata cyangwa se n'undi muntu mu buzima bwanjye menye icyo gukora menye ngo basi abikora kubera ko nta rukundo na ruke afitiye inama ngo ndimuberanye na Thomas ngo sinamushyingo ntabwo twashyingira uramutindi dore nguyu aba bimbwira ati wemera ko urukundo ari amafaranga nawe wemera ko urukundo ari abatunzi wemera ko ibyishimo ari abafite amafaranga wemera ko amahoro mu mutima ari amafaranga ariko mwana koko
nyine umungire inama ngo Thomas ntabwo tugomba kumushyingira Queen wacu kandi nanjye urabizi nyine ukanshyigikira dusangira kwese n'agahinda cyakora ibi munkorera Imana yonyine niyo ibizi ni nayo izabibabaza muri ibiki shimwe Imana kuba masimuye nawe imbabazi zirazisabira mu nzira ntabwo ari kuwanyu mazi ntabwo wacu hazi kandi na Queen ntabwo yanyemerera ko tuzana iwanyu wabonye ukuntu wamfashe wowe urabibonye uswe bagiye kuri umukozi wo mu rugo kandi ukomeza kunyibutsa ko ndi umukozi nanjye hari nari ndi mu nshingano zo kurengera umwana wo kwa mabuye sibyo hari nanjye witonde nari ndi mu nshingano zanjye ikintu nagusaba imbabazi ni uko nashyizemo imbaraga zirenze cyane n'uburyo nagufashemo ariko mandi magambo nari ndi mu nshingano z'akazi ukaza kwishyura se harimo na ka Queen cyangwa n'ukoze ibyo mbona gukoroka ubu nibwo mbonye kuri umugore w'idini Yesu Kristo rero waruzi ko ngiye kumuzana umwana wanjye nkamena ibanga ryanjye maranye imyaka 70 mbese nivemo mvuge ngo ngiye nzarwana urugamba rukomeye cyane ntabwo umwana wanjye azabana na Thomas ntabwo wivuga ngo Thomas ariko vuga umwana wanjye ntazabana na musaza wanjye nigutwaye iki siko muvuga izina ngaho ntazabana na musaza wanjye noneho mbisubiremo mbishimangire weceye uratimaje rega ndajya kubona ngo nimubwire amashuri navukanye arahagije my friend cyo kwereka nkubwire warakoze kutiga ngo yasoze ayo washoje arahagije arahagije nyine njyewe ngo ndagushyigikira ngo ngwiki cyangwa ngushyigikira ngo nguvugishe ukuri hako mama Queen nyine ndakuvugishije urakumvise yewe ndabibonye uzanangongesha umbeshyera asa hari ukungongesha kurenza uko mama kwereka ngende gusa reka nkubwize ukuri ibi bintu nkoreye imbere y'umwana wawe azi ngo ndamushyigikira azi ngo ngiye muba hafi nibasinde nkawe ambwira ngo ninkugire inama ngo ibiki n'ibiki ukamuneranyijeho gutya urakoze mama Queen urakoze reka ngende mama Queen reka ngende umva tugiye tutu ya nditeguye mwana wanjye ntabwo nzi ko wabinkorera gusa urakoze nditeguye sheri papa nyine ndashaka gushimira uburyo maze iminsi urwanirira kuko intambara zimaze iminsi hano ibimaze iminsi bibera hano iyo atabaho nta kintu nakabaye nyamara ndagushimira ndi umunyamahirwe kuba mfite kandi ndanagushimira uburyo witwara kuri Thomas ukamufata nk'umwana wawe kandi ikindi mbabarire mu minsi yashize ukuntu kwitwaraga ibibazo byinshi nagutotaga n'ibindi mbabarire Queen, my daughter. Niyo mpamvu yo kunshimira kubera ko inshingano zawe. It's my duty. Ni inshingano zanjye kumuhagararaho nkakurwanirira. Niwe wenyine ufite. You are my only one.
nta mpamvu yo kukurwanira rero, nta mpamvu yo kutarwanirira ibyishimo byawe, nta mpamvu n'imwe. wagize amahirwe uvuka mu muryango mwiza udasaba umuntu. Ibi byose ubona it's your property. Nk'umuntu ugomba kukureka ukabyishimira, ariko ukabyishimira ntuzakomeza kwihagararamo ndetse ugakomeza kubyagura, sibyo? Nta mpamvu rero kugira ngo ushime, ndetse ko gushima umubyeyi nabyo ni byiza. Ikindi, I'm sorry for your mom. Nanjye ntabwo nyibaza impamvu yitwara kuri iyo. Kukibona Thomas rero, he's a good guy. Kuri ntashidikanya kumushingira umukobwa wanjye. Ngize amahirwe ndakubonye, mperuka kukubona muri birthday ya Queen, nongera kukubona muri proposal uzana na mama Queen. Tiye kibazo. Ariko amugore kuki muri abagore? Oya wishaka kugenda imburetse gato ya ntago ngutwarira umwanya munini. Wanza usobanurire. Queen yabatwaye iki? Gitume mutamuha uburenganzira bwe. Ababyeyi bombi babiri bangana namwe. Habura n'inkugira ubwenge. Ngaba yagira undi nama. Ujye wireba gutyo reba hano banze mubwire. Ikihe kibazo? Ikibazo mfite Queen kuki mutamuha uburenganzira bwe? Nitubumuha bigende bite? Akundi washaka. Ako mwabonye ibintu mwamukore kuri proposal mwebwe. Narabibonye. Mwabagore mwe mureke mbabwire, yaba mama Queen yaba wowe nta bwenge mwese mugira, abantu bakuru. Erega ubu buriya wagiye gucinya inkoro kugira ngo ukunde ngo mama Queen ngo umufate ngo umuguru ngo wacinya inkoro shuwe y'umukobwa. Imbashi Ndakwiyamye, ndakwiyamye n'undi munsi we mbesire. Ngiye ncinya inkono. Ngenda cinya inkoro urana mbaye iki? Yaba utakibaye nagukigikiye amafuti. Inkoro Umubyeyi ungana nawe. wowe sungana ute kuki utabuza Queen gukora amafuti nkari? Queen ikakundana n'abashaka. Niba ncinya inkoro ndamaze. Nawe nuko abuza amahirwe yo kujya kuyicinya. Njyewe ncinya inkoro. Wowe nyine? Njyewe? Yaba rubizi ko njyewe ntashobora gucinya inkoro. Ndeba ndi umugore wihaye. Wihaye iki? Wihaye iki wowe? Wihaye iki wowe udashobora kugira inama umugore mugenzi wawe? Ko igihe kitari gito kitari na kimwe badawa tumwanye twabonaniye mbona uburyo yitwara asanga ari azava umugabo hamwe, azava umugabo umeze nka papa wawe. Ikindi kandi kumva umukunda ntuzigere na rimwe ugabanya. Yego. Sibyo? Ubundi impanuro tuzaziga umunsi uzaba mu gifaransa bavuga ngo rojuju. Umunsi nugera wageze tuzaguha impanuro. Ariko tugomba gutangira na kare. Ariko nzi neza ko warezwe neza, wararanye ikinyabupfura, uragipfurana. Ntekereza ko uzakomeza utazansebye cyangwa usebye na mama wawe. Okay? Ikindi ni ubutumwa tumushyira ariko ndi kubura aho mbuhera pe. kubera iki? Come on, be open and speak. Mama nawe urabizi. Nyine yampaye ubutumwa bumbwira ko nababwira ko hari abasaza nabo bashaka kuza gusaba ibintu. Wow. Ahubwo najyaga nibaza what's missing kugira ngo ibintu bive mu nzira. Icyo cyane ikibazo nzanakibaza Peter cyangwa se ubwo turamutse tubonanye imbere y'icyo gihe nabimubaza, ariko ubwo ndumva biri mu nzira. Ndumva ibyo bintu ngiye nabitegereje cyane. But you know my mom. Yes, I know her. Nzabigenza gute kugira ngo mbimubwire ko nta kizahinduka, nothing will change.
ngambwira basi ukuntu uzabigenza kugira ngo mbimubwire nawe abimenye wowe urabimenye ni byiza niba ndi umutwe w'umuryango ukaba ubimbwiye that's enough ariko hari n'ikindi she's your mom ntabwo nakicara nawe turi babiri twenyine ngo mbabwire noneho yanyica noneho urutoki ahita arukata okay I get an idea urabimbwiye sibyo uze kugenda ubwire mami wawe ndetse nanjye turi kumwe mubwire ko udufitiye ubutumwa twembi sibyo noneho twicaye twese ubivuge that is my god nuko ndi ahubwo kanjye kubitegura ayibukino thank you daddy I love you I love you too Margareta yes that's really nice ngaho wowe mukecuru ugenda umugira inama simbona ukuze nk'ikiyege genda umugira inama simbona uri mukuru abantu b'ababyeyi koko abantu bangana namwe mva rero atansiyo kuzongera kunyubahuka singana nawe niba uri inzererezi ugenda njyewe mfite urugo niba uri inzererezi warabuze uko ubigenza njyewe mfite urugo please ufite urugo nyubaha ntabwo nakubahutse mukinga we mushenzi wageze iwanjye ubona ko ntishoboye njegera akazi wageze iwanjye ubona ko ndi umusabirizi ugenda ndarakubwira ngo njye ncinye inkoro ngo ntabwo nakubahutse mubyeyi ntabwo nakubahutse atasiyo icyo nkubwira ni ko mwebwe we na mama Queen kumbwira wasamye ukambwira umeze nk'urimo gutanga amatangazo ntabwo icyo cyanyereka ko nakumva ibyo urimo kurogotwa mbwira neza we kunyasamaho warunene kumbwira ati seti wabigenje gutya na gutya ukavuga nanjye nkakubwira uko nabigenje ka byara cyangwa se byaremeye ubigenze ute ariko urimo uranyasamaho wagira ngo usibye gucinya inkoro nta kindi uzi kuko iyo uri umugore wihaye nk'uko ubivuga wakabaye ugenda ukagira inama mama Queen nzima mama Queen akareka umukobwa agakunda washaka cinya inkoro nawe uzagenda uyicinye hanyuma ubasabe iyo inkoro nacaga nawe bayiguhe kuko ntako utagize kameme ntako utagize wabaye mikoro waravuze warasamye wagira ngo uri kiyoni ntako utagize mbese ntako utagize nawe rero uzagenda iyo nkoro nacinyaga nawe uyicinye Yesu uko gukomeza ahubwo se wabishobora ntabwo nabishobora Yesu nahemuka nkawe umva umaze kurogotwa ngende cyangwa se inama wagira mama Queen mukareka Queen mukamuha amahoro ko nawe ukuze uri umukecuru usa nkawe wazajya ukayimugira ngende inshuti nziza ya Queen uyu muntu mufite wabura ikintu kizima wava mukamugira nziza ya Queen mwifurize byiza hano gashaka sinumva ikibazo gihari ntabwo ibyo bintu byakabaye gutera ikibazo iyi mpeta inteje ibibazo ibaze ko nsigaye mbana na mama nkubana na mukeba we kandi ibintu nawe bikomeye ndavuga ibintu by'ibirori byoroshye she's still your mom I know ibyo yakora byose aracyari umubyeyi kandi uzamwubahira icyo ari cyo kuri wowe uko yakubera mubi kose nta mubyeyi wundi uzamusimbura ahubwo wowe uzamurusha ubutwara umubera umwana mwiza sibyo babe I know but it's hard njye nakoze ibyo nagombaga gukora kandi ntabwo nzigera mbyicuza
kwambika impeta ni nk'ikimenyetso cy'urukundo rw'ubuziraherezo. I know nanjye ntabwo mbyicuza pe. But muri iyi nzu birakoye pe, birakomeye. Wagira ngo simbi wacu ntabwo nkiri kwini wa wundi wafatwaga nk'icyana kinini nimba ariko nabyita. Ubuzima bwanjye ni ukurira no kurya wapi, njya kurya bakambwira amagambo ugasanga. No, ibyo bikomeye nibyo tugomba kunyuramo. Kandi nk'uko wambwiye ukabisezerana ko tuzabinyuranamo. Komera rero. Ntabwo ntibishobora. No. Urarambiwe rero. You promised that you will be there for me. I know, but So keep your promise. I have to do something. Impeta ari ikibazo. Urabona uruziga? Hari nta mbona ruteranyirije. Ikimenyetso cy'urukundo. Kandi urukundo rw'igihe cyose. Kandi ibi byari umugambi w'Imana buriya yuko tuzakundana. Kandi biri no mu mugambi w'Imana yuko tuzatandukanywa n'urupfu. Bebe, ubukwe bushyigikiwe n'abantu bose. ngiye kukubwira ikintu ariko ndakarira. Tell me. No, feel free. There is ntabwo nakarakarira kubera ko ntabwo wambwira ibimbabaza nanjye. Ndi gupanga. Ariko wirira sibyo? Ndi gupanga kuva mu rugo nkagenda. What? Ukajya hehe Queen? Ndashaka kujya kure yo mu rugo batazi. Gusa ndabona nzakubwira. Igitekerezo kibi. Don't be crazy like that. But I know, but I have to do it. Nibiba ariko. Urasiga ababyeyi? But I need a peace of mind, okay? No, ndamahoro yawe, right? Icyo cyose tuzaba turi kumwe uzaba utuje. Nonese hari ubwo tuba turi kumwe muri iyi nzu amasaha 24 ku yandi. Queen, wabugaragaje ubugwate. Thomas, Ma, urabizi muzi ibintu byinshi. Ariko ntabwo ari isaha yo kubivuga. ma, Ceka ngaho. Ndakubwiye mvira ku mukobwa. Mugiye mubye ntabwo ari we mubyaye. Thomas, impeta wambitse uyu mwana ngo hange iminsi ibiri ubu yimukuyemo. Ntabwo nigeze ngenza muri uru rugo n'amafaranga. Mu rugo rwanjye. N'urukundo gusa rungenza ahangaha. Kandi mu gihe gito zakuzanira inzoga kandi Queen uzamumpa. Inzoga uzazijyana ngo atinde bene wanyu. Nta nzoga zawe nshaka. ntabwo bwari byibura kuba mukunzi wawe. Thomas, nta nzoga yanzonye. Please, rekera umwana. Kwina afite uzamurongora. Nta magambo menshi mfite kukubwira. Nguhaye iminsi itarenze 2 cyangwa 3. Ikibazo cy'impeta kiba gisobanutse. Ntabwo nakubwira. Ntuzabe ikigwari. Wait. Tuzarinda urukundo rwacu. Rekura ibyo rekura nawe. Genda. Thomas, ubahuka mu nzu iwanjye. Thomas. Sohoka hano. Sohoka hano cyangwa ntabazi mvuga ko natewe. Ndasohoka mu nzu yawe. Ariko sizigera nsohoka mu rukundo rwanjye na Queen. Urabeho mama.